bari abana ni abana banyu ntabwo ari abana bawe urumva uruhare bafite uburenganzira bafiteho nawe nibwo abafiteho uburenganzira abana bagufiteho ni nabwo bafite kuri se yego rero uko kujya kubabuza amahirwe yo kubona n'umubyeyi wabo ni nk'uko nawe bashobora kuba bamuhaye nawe akaba yababuza kugira gute kubonana nawe ntekereza ko nawe bitagushimisha reka tureke n'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ni ukumuhima ni ukugira gute reka turebere muri za nyungu z'aba bana yego ibyo nakomeje mvuga nti utekereza yuko urimo urahana wa wundi urumva ariko urimo urahana iki abana muratandukanye ariko hari n'abandi bantu mwazanye ku isi muhuriyeho abo bantu nabo bagirwaho ingaruka no kwa gutandukana kwanyu ariko nanone hari icyakabaye kibaho kugira ngo za ngaruka ntizibe nyinshi yego uretse no guhana n'abana n'uwo se uvuga uri guhana nawe afiteho uburenganzira nawe n'abana be yabyaye urumva afite uburenganzira bwo kumenya uko abana be bameze afite uburenganzira bwo kumenya uko abana be bari kwiga afite uburenganzira bwo kumenya ikibazo abana be bagize n'ubundi ibyo ngibyo uri gukora ntabwo bizagarura rwa rukundo rwabuze hagati yawe n'umugabo wawe kugira ngo mubane mukomezanye reka twongere tubasuhuze tubifurize ikaze mu biganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi hanyuma iyi cano nk'uko mubimenyereye ni cano tunyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye yaba ibiganiro by'ubuzima ibiganiro by'ubukungu ibiganiro by'abana n'ibiganiro bigiye bitandukanye muri rusange bigenda bihugura abantu uyu munsi nabwo rero twabazaniye insanganyamatsiko kuri uyu munsi turi kumwe na Samuel Kwizera murabibona kuri kamera ko ari we uriho hanyuma tuje kubaganiriza ku myitwarire igiranga abantu bashakanye ariko bakaza gutandukana aho usanga hari bamwe mu bashakanye bijya byanga bikaba ngombwa ko batandukana ariko noneho umwe muri bo akagira imyitwarire yo kuba yakwangisha undi abana babyaranye ni ibibazo bigaragara biriho ndetse nawe udukurikiye urugero ushaka kuba urufite rwihuse ukibona iki kiganiro urugero ruyiseruza rwihuse nibyo rero tugiye kurebera hamwe turebe ese birakwiriye ese ubundi umubyeyi yagakwiye kwitwara ate agaha uburenganzira n'uriya mwana yego nibyo ntago babanye ntago bakomezanije urugendo bari baratangiye ariko se birakwiriye ko n'umwana yabigiramo yarengana cyangwa se umwana yabigenderamo ntabone umubyeyi kuko twagiye tubibona ugasanga baratandukanye ariko aravuze ati ntabwo nzigera muha umwana wanjye ikaze rero mu kiganiro yego reka duhe ikaze abadukurikiye meze ute ndashima Imana nawe ndakubona umeze neza yego meze neza ndaho ndimo ndasoza umwaka amahoro n'undi nkutangira amahoro yego yego ufite ingamba ki rero muri uyu mwaka tugiye gutangira ingamba zo umuntu aba ari kuzipanga hari ikiganiro n'ubundi twakoze kigaragaza ukuntu abantu bagenda bapanga ibintu umwaka utangiye ariko umwaka warangira ugasanga nta na kimwe bagezeho ukabona nta na kimwe cya kabiri hari ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko ni kaminuza imwe muri Amerika 92% by'abantu bashyiraho ingamba z'ibyo bazagera muri uwo mwaka birangira batazigezeho ubwo uravuze ngo ingamba si ngombwa se oya ni ngombwa ariko uburyo uzishyiraho rero nanjye ndimo nategura ingamba ariko ubwo ngubwo nyuma y'aho nsomeye n'izo mpamvu twanabikoremo ikiganiro ushobora kukibona unyuze n'ubundi kuri uyu muyoboro ubu nanjye ndimo nategura uburyo bushyashya ngomba guhindura nkazajya ntegura ingamba zanjye hanyuma reka tubwire n'abandi bose bakurikira ibiganiro bica kuri uyu muyoboro bagende banyarukireho barebe icyo kiganiro barebe niba koko ingamba bashyiraho babikora gute ese kugira ngo bazigereho ubwo bazajya babigenza gute bisaba ibintu byinshi bisaba ubumenyi ntabwo ari ibintu byinshi ahubwo ni ubumenyi si icyo tuje kuganiraho rero ahubwo tuje kwirebera ku babyeyi cyangwa se ku ruhare rw'umubyeyi mu gufasha umwana mu gihe atakibana n'uwo bashakanye nibyo ababyeyi cyangwa se abashakanye abantu bashakana bagamije kugira ngo bazubake umuryango bubake umuryango
abantu bubaka umuryango kandi barambane basazane. Hari indirimbo zigenda zibivuga, abanzi bagenda baririmba ati tuzabana akaramata Yego. ubuziraherezo, Ngo tuzarenza 70, bakadupfuye tuzarenza 70, ngo kugeza ku ndunduro n'izindi. ariko abantu bigeze kuririmba ngo twari kuzarambana ntabwo byakunze. Byumvikana ko Bigiye rero bibaho ko bidakunda. hari igihe abantu bitaba ngombwa ko biba ngombwa ko badakomezanya urugendo. Yego, hari igihe biba ngombwa ko badakomezanya urugendo, ariko kandi bakaba muri rwa rugendo batangiye bagize gutya, Imana ibaha umugisha, bagira abana cyangwa se barabyarana, noneho urugendo rurahagaze ntabwo bakomezanije. Ugasanga hari ababyeyi bamwe, urabizi ko mu mategeko urukiko rutegeka umwe mu babyeyi ko ashobora gutwara abana. Noneho umubyeyi rero utwaye abana ugasanga aravuze ati ntabwo nzigera mwereka papa wabo cyangwa mama wabo bitewe n'uwabatwaye. Ibi bintu byo ubibona uti? Ni ibintu bibaho cyane, na cyane ko iyo abantu bagiye gutandukana, ntekereza yuko harimo umwe uba warabizanye, yego, uba warabiteye, akavuga ati, ashobora kuvuga ati ntabwo nshaka ko dukomezanya kubana. Hari n'ushobora kuvuga ati nkurikije imyitwarire yawe nanjye ndambiye kubana nawe. Yego. Hari ushobora kuza akavuga ati sinke ushaka, bitewe n'impamvu zitandukanye. Yego. Ushobora kuvuga ati wenda niboneye abandi, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu avuga ati, cyangwa se hari n'imyitwarire runaka areba kwihanganira byanze. Yego. Avuga ati aho kugira ngo umwe azica undi. Ku ruhande rumwe hari ushobora kuza akavuga ati, akabyuka ati yewe nta nubwo nkigushaka buriya, ntabwo ngishaka kubana nawe. Yego. Ukabaza ati byagenze bite, n'ibiki byaguteye, izihe impamvu n'ibiki, akavuga ati no, ntabwo nshaka ko dukomezanya kubana. Yego. Urumva, hari n'abajya bagenda bakareba impamvu, avuga ati kuba twarasezeranye, twarabanye dusezeranye, hari icyo amategeko avuga kuba umuntu yasaba divorce. Reka nyine nkore bya bindi kugira ngo nanigaragaze nze kubifatirwamo bibe nk'igihamya kizoroshya divorce. Yego. Kuba twatandukana, akabivuga uko nguko. Hari n'ushobora kuvuga ati nkurikije imyitwarire yawe nk'uko wabirubigarutseho, nkurikije ukuntu witwara, nkurikije ukuntu twagana, nkurikije ukuntu nihanganye, nkurikije ukuntu usigaye umfata, mbona nazagwa no muri uru rugo. Yego. Ibyiza reka dutandukane. Mugatangira izo procedure binyuramo kugira ngo abantu batandukane, amategeko akabijyamo bikarangira mutandukanye. Ariko mufite abana. Ariko mufite abana. Iyo mutandukanye rero ntabwo ari cyo cyerekezo cy'umuryango mwari mufite mujya kubana. Yego. N'abana mwababyaye mudatekereza yuko bazakurira ku mubyeyi umwe. Ku mubyeyi umwe. Yego. Kuko hari igihe mutandukana nk'uko nguko, wenda n'urukiko rukaba rwaguhaye abo bana, ariko nyuma ukazashaka undi mugabo cyangwa undi mugore. Bikaba ngombwa ko abana bagiye kurererwa kwa mukase cyangwa se kwande, kwa papa wabo wundi atari papa wabo. Yego. Ntabwo nzi uko bamwita. Ntabwo nzi uko bamwita isano. Rero ibyo ngibyo ntabwo biba byari biri muri plani zanyu mbere na mbere. Bivuze ko rero ni ikintu cyiza gitunguranye. Ariko kandi plani ikomeye mugira iyo mugiye kubaka umuryango, harimo no kuzabyara, kuzororoka. Yego. Mukabyara, mukarera, mugakuza, mukita ku bana banyu, bagakura bakagira ubuzima bwiza, ndetse bakazagira n'ubuzima buruta ubwanyu mwabayeho. Yego. Nicyo umubyeyi, nagiye kuvuga ngo nicyo umubyeyi wese aba yifuriza umwana, ntabwo reka mpindure imvugo mvuge nti nicyo umubyeyi wese yakabaye yifuza. Yego. Kuko hari n'abatabikora uko cyangwa se n'abatabitekereza. Bavuga ati nibeshejeho nawe uzabeho. Nawe uzabeho. Yego. Uzarwe n'ubuzima, ariko ibyo ngibyo ntabwo biba bikwiye. Bivuze ngo rero iyo bigeze ku rwego mutakibanye cyangwa se mutagikomezanyije urugendo rw'ubuzima, bikaba ngombwa ko mutandukanye. Nubwo mutandukanye ariko ntago buri umwe agiye ukwe nk'uko mwahuye, buri wese aturutse ukwe. Muratandukanye, ariko hari n'abandi bantu mwazanye ku isi muhuriyeho. Abo bantu nabo bagirwaho ingaruka no kwa gutandukana kwanyu, ariko nanone hari icyakabaye kibaho kugira ngo za ngaruka ntizibe nyinshi. Yego. Cyane cyane abana bakenera nyine ababyeyi, bakenera ababyeyi kugira ngo babafashe, babigireho, bababere urugero, barebe ibyo sakora, barebe imyitwarire sagira kugira ngo nabo bamwigireho, barebe imyitwarire ya nyina, barebe uko abayeho kugira ngo nabo bamwigireho. Abana muri development yabo ibyo ngibyo barabikenera.
iyo rero habaye gutandukana ibyo ngibyo ntabwo bahita hari icyo baba batakaje kuri iyo ngingo. Bivuze ngo rero ikiba gisabwa aha ngaha cyangwa se kiba gikeneye ni ukongera mugasubiza amaso inyuma ukavuga muti ariko twiyemeje kubana ubuziraherezo. Yego. Ndetse tunavuga ko tuzabyara abana tukororoka, tunashyiraho gahunda y'uko tuzarera abana bacu, tunifuza ko abana bacu bazagira ubuzima bwiza bakabaho neza kuruta uko twebwe twabayeho. None tugiye gutandukana ariko abana turacyabafite n'abacu, turaza kubigenza dute kugira ngo ugutandukana kwacu ingaruka biri buze kugira ku bana bacu zibe nkeya. Ntitujye guterana amabuye kuko gutandukana urumva hazamo kutishima. Kugira ntandukane nawe ntabwo tutandukana twishimye. Yego. Hari igihe wenda ari njyewe uba wumva ko nahemukiwe, kwihangana bikananira, ndagiye icyo gihe gufata nk'umuhemu. Turatandukana gufata nk'umuhemu. Yego. Niba ari njyewe wenda wabiteye nkumva ko ntakigushaka, byanga bikunda harimo umwe avuga ati runaka ni umugome. Yego. Undi nawe avuga ati ndamukize. Yego. Noneho urukiko iyo rugennye umuntu uza gufata abana, gutwara abana, mu mategeko urukiko rugena ufata abana, runagena kandi ko bana bafite uburenganzira bwo kugira gute kubona ababyeyi babo. Aho ngaho rero haziramo ikibazo ugasanga umwe ashatse kwihimura kuri mugenzi we, avuga ati nkurikije ukuntu yampemukiye, nkurikije ukuntu yanyiciye isezerano, nkurikije ukuntu nifuzaga kubaka umuryango ukomeye nanjye nkagira urugo, akaba yarabigizemo uruhare ubiteye atari njyewe narabishakaga nashaka kubaka, ati nanjye ngiye kumwihimuraho. Abana banjye twabyaranye niba urukiko ari njye rwabahaye ntabwo azigera babona. Hari ugutekereza muri ubwo buryo kandi akanabishyira mu bikorwa. Yego. Icyo gihe rero uba uri gukora ubuhemu, uri gukora amakosa akomeye. Ayahe rero? Dore amakosa uri gukora ni ukuvuga ngo babana mwabyaye nta ruhare bagize mu mibanire mibi yanyu, nta ruhare bagize mu gutandukana kwanyu, ndetse ku bwabo ku giti cyabo barabifuzaga mwembi, bifuzaga ko mubana mukagumana kugira ngo bakurire mu muryango mwiza, umuryango batoza indangagaciro na kirazira, umuryango bazakuriramo akavuga ati natwe dufite famiye. Rero iyo mutandukanye ukajya kugerekaho icyo kintu cyo kuvuga ngo ntago bazabona umubyeyi wabo, uba urimo urahana abana bawe uzi kuri murahana uwo mwatandukanye. Tekereza icyo gihano uri gushyira ku bana bawe. Abana subahanye ute kandi uri umubyeyi ubitaho, uri mu bushobozi bwawe, mu mbaraga zawe, urabafashije, urumva abana ubahanye ute? Abana urimo urabahana kubera ko tuvuge wenda uri umubyeyi w'umumama. Yego. Nubuza abana kubonana na se, hari ibyo abana bakeneye kuri se. Uko byagenda kose, uko mwaba mwarabanye kose, uko mwaba mwaratukanye kose, uriya ni se wababyaye. Urumva bamufiteho uburenganzira 100%. Ariko nitukibana nyine ntabwo mukibana, ariko wowe hari isano ufitanye n'abana bawe, hari niyo bafitanye na se. Yego. Kuba ikibazo wagize wakigiranye na se, ntabwo wakigiranye n'abo bana. Yego. Reka abana bawe rero begize risa uburenganzira bwabo bafite kuri se. Urumva kuko gukupiyo relation, gukupiyo nzira ibahuza n'umubyeyi wabo, ubwo twakoresheje urugero rwo kuba wenda ari umubyeyi w'umugore wabasigaranye. Yego. Gukupa iyo nzira ibageza kuri se, bira kuba urimo urahana abana uzi kuri murahana iki ise wabo. Ikindi kandi tureke n'abana, hari ingaruka se bishobora kubagiraho. Ingaruka reka tube turaza kuzigarukaho. Uretse no guhana n'abana, n'uwo se uvuga uri guhana nawe afiteho uburenganzira, nawe n'abana be yabyaye. Urumva afite uburenganzira bwo kumenya uko abana be bameze, afite uburenganzira bwo kumenya uko abana be bari kwiga, afite uburenganzira bwo kumenya ikibazo abana be bagize. N'ubundi ibyo ngibyo uri gukora ntabwo bizagarura rwa rukundo rwabuze hagati yawe n'umugabo wawe kugira ngo mubane mukomezanye. Reka dufate urugero. Nyirabayazana wa byose ni umugabo wavuze ati njyewe ntabwo ngishaka kubana nawe kubera impamvu yarondoye ABCD, sibyo? Urukiko rwanzuye ko tugomba gutandukana bamaze kugenzura impamvu yatanze.
runanzura ko abana bari bujye ku ruhande rw'umubyeyi w'umumama. None uwo mubyeyi w'umugabo ni gute yumva ashaka gukomeza kugira uburenganzira ku bana kandi yaravuze ko tudakwiriye kubana? Uburenganzira ni ukuvuga ngo yavuze ko mudakwiye kubana, Yego. yasabye ko mutakomezanya kubana, ntabwo yasabye ko atakomeza kubana n'abana banyu. Bari abana ni abana banyu, ntabwo ari abana bawe. Urumva? Uruhare bafite, uburenganzira bafiteho nawe nibwo abafiteho. Uburenganzira abana bagufiteho ni nabwo bafite kuri se. Yego. Rero uko kujya kubabuza amahirwe yo kubona n'umubyeyi wabo ni nk'uko nawe bashobora kuba bamuhaye nawe akaba yababuza kugira gute kubonana nawe. Ntekereza ko nawe bitagushimisha. Reka tureke n'icyo ngicyo cyo kuvuga ngo ni ukumuhima ni ukugira gute. Reka turebere muri za nyungu z'aba bana. Yego. Ibyo nakomeje mvuga nti utekereza yuko urimo urahana wa wundi, urumva, ariko urimo urahana iki? Abana. Yego. Tubye ni urugero, ise afite ubushobozi, urimo uragakahura nabo, rimwe na rimwe navuga ati n'ibyo by'amafaranga ngo urabarihira ngo uragira ibiki, ntabwo mbishaka, natandukanye nawe. Abana ubimye amahirwe yo kuba bakwiga amashuri meza, ubimye amahirwe yo kuba bagira ubuzima bwiza, witwaje gusa amarangamutima kumva ngo icyo gihe wowe urimo urikunda, ntabwo uri gukunda ba bana bawe. Uramutse ukunda ba bana bawe, uzi ingaruka bishobora kuba byabagiraho mu gihe batari kubona umubyeyi wabo, icyo gihe ntabwo ushobora kubabuza guhura n'iki? N'umubyeyi wabo. Yego. Urukiko hari ibyo rugena, n'ibyo rutegeka. Kavuga bati mu gihe wabujijwe uburenganzira bwo kugera ku bana bawe kandi urukiko rwarabikwemereye, hari ibi bikurikizwa. Ariko reka tureke ibyo by'amategeko. Buriya amategeko azaje guhana nyine ibyangijwe cyangwa se ibyanze gushyirwa mu bikorwa. Buriya turamutse dukosoye imitekerereze ku kintu runaka, n'amategeko ntabwo yakirirwa agira gute? Abizamo. Uramutse uvuze uti nzagaciro ko kuba abana banjye bahura n'umubyeyi wabo nubwo twatandukanye, batereka nemere nigomwe ayo marangamutima, nsimbuke ako gahinda mvuga yanteye, ariko mparanira inyungu z'iki? Z'abana banjye. Niba abana wenda tuvye urugero bari ku ishuri, reka nemere ndenge iryo pfunwe, urumva, ndenge kumva ko nsuzuguritse, ndenge kumva ko mugiriye neza kandi yarampemukiye, mubwire nti wera ntitujyane, ariko mubwire nti ku munsi uyu n'uyu no gusura abana ku ishuri tuzahurire kuri porotayi, nitubageraho tugende tubaganirize, tubatere motivasiyo, babone ko abana tubitayeho. Ibyo bintu biroroshye se ku muntu mwatandukanye? Erega nta kintu cyoroshye muri ubu buzima. Yego. Ni ukuvuga ngo ubwo uravuze ngo icyambere kuba mwaratandukanye bwabyo nabyo si byoroshye. Yego. Urumva, rero kuba byarabayeho byanga bikunda hari ikindi kintu bizagusaba kigoye ariko cy'ingenzi, kigoye ariko cyangombwa. Ntabwo icyo gihe uri guharanira inyungu z'abana. Ntabwo, kandi akenshi n'ubundi ibintu bigira umusaruro ntabwo ari ibintu byoroshye, turetse n'ibyo ngibyo. Yego. Ibintu bigira inyungu zifatika ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ukuvuga ngo icyo kintu ntabwo cyoroshye, kiragoye. Yewe hari n'igihe ushobora kuba wenda nyuma y'uko mutandukanye warashatse umugabo cyangwa se ugashaka undi mugore, we n'umugabo akavuga ati cyangwa se uwo mwashakanye, ati ubwo ngubwo mugiye kongera gusubirana, ubwo ngubwo murashaka kujya muri ibi ngibi. Ushobora no kuvuga uti niba ari uko bitekereza, avuga ati mugabo mwiza, ndagira ngo ureke tugende tuzajyaneyo, wenda tugende duhurireyo, wenda uba uri hariya, cyangwa se nawe uzane nawe tubasure twese turi batatu, tuganire n'abana, baganire n'ababyeyi bombi, wereka abana urukundo nyine, kugira ngo abana ubereke ko nubwo wagiranye amakimbirane n'umubyeyi wabo, nubwo mwagiranye ibibazo mugatandukana, ariko mukunze abana. Ikindi kiba kibaho cy'ikosa rikomeye, ugasanga urimo urabwira umwana natandukanye na so, natandukanye na nyoko, so ni umugome, yakoze ibi ngibi gutya na gutya, ubu mureba impamvu tutabana, papa wawe mama wawe ni gutya na gutya. Urimo urangisha abana uwo mwatandukanye. Naryo ni ikosa rikomeye, nta kintu uri gufasha aba bana. Ni ukuvuga ngo niba habayeho ko mudakomezanyije ngo mubane, bagomba no kubaho uburyo bwo kwiga se ko twemeje gutandukana. Yego. Kuko buriya urukiko rujya kubaha
gatanya ari uko ari uko babisuzumye. namwe mwamaze kubyemeza Yego. ubwanyu, sibyo niko mbizi, kereka niba byarahindutse. Noneho niba twemeje ko tugiye gutandukana, ko ari abana twabyaye, biraza kugenda bite? Na mbere y'uko urukiko ruvuga ngo yazatwara abangaba, wowe bafite izi nshingano izi neza, ugomba kujya wishyurira minerivare, ugomba kujya utanga ibi ngibi, ufite ubushobozi nubwo, mbere y'uko bijya muri ibyo ngibyo. Wenda twanabitwaye mu buryo bw'aho abana ari batoya, ariko reka tugaruke, abana ni abana bamaze gusobanukirwa, bamaze gusa naho baciye akenge, sibyo? Aho ngaho naho turahagera, ku bana bamaze gukura. Tujye wenda ku bana bakiri batoya, ariko buri mwana ahora ari umwana. Umwana ahora ari umwana, ariko ikigero nicyo gitandukanira. Hari ukwicara ubwanyu mukavuga muti nibyo kuko tugiye gutandukana, twanabyumvikanye. Yego. None ko ugiye kugenda nanjye nkagenda, ariko ko hari abana twabyaye, biraza kugenda bite? Na mbere y'uko urukiko rubijyamo, tuzabarera gute? Bizagenda gute? Noneho buri wese agashyira bya biri ku ruhande, nubwo twavuze ko bigoye, ariko mu gutekereza inyungu z'abana ntabwo bigoye. Kuko buri wese aba yumva ari ishema, akavuga ati ninjye ngomba guharanira ishema ryanjye, nkerekana ko ari niwe utari ushobotse, nawe ntiwari ushobotse. Ibyo mugomba kubishyira ku ruhande iyo bigeze ku ki? Ku nyungu z'abana. Noneho ku bana bamaze gukura bo, na mbere y'uko mujya muri ibyo ngibyo, hari n'igihe mushobora no kubaganiriza, ukabategura, ukavuga ati rero abana, mama wawe cyangwa papa wawe ntabwo bikunze ko dukomezanya, twarababyaye, wowe mushobora kuba munari kumwe, bavuga ati twarababyaye, ariko ntabwo bikunze ko dukomeza kubana, dukomezanya, ariko tuzakomeza kubakunda, tuzakomeza kubitaho, mama wanyu azakomeza kuba ari mama wanyu, nanjye azakomeza kuba ndi umubyeyi wanyu, tuzabafasha ibyo mukenera byose, urukundo rwose twabaga n'umuri tuzagira gute? Tuzaroba hano ko bidakunze ko tubana. Icyo gihe umwana yumva ashyigikiwe, bya bintu bikaba bitamutunguye, abana bamaze gukura, bamaze guca akenge, ndetse na nyuma y'uko bibaye mutandukanye baba babizi, akamenya ngo nubwo iwacu batandukanye, ariko n'ubundi bya bindi baduhaga turagira gute? Turabibona. Kubibona. Nimbwira mama ngo ndashaka kujya gusura dadi, araza kubyumva. Nimbwira dadi ndashaka kujya gusura mama, araza kubyumva. Mugafata nyine kwa kwikunda kwanyu, mukabishyira ku ruhande, mugatekereza ku nyungu z'iki? Z'abana. Kuko umuntu wese ubyaye, cyangwa se iyo mukoze umushinga mukazanamo kubyara, mugomba kumenya ko ibisigaye imbaraga nyinshi zigomba kujya kuri rwa rubyaro rwanyu, mukabatekerereza kugira ngo nabo bazakure bagire ubuzima bwiza. Icyo gihe niyo umwana akuze, hari igihe akura avuga ati mu buzima bwe bwo mu mutwe nta kibazo kinini yagize cy'imitekerereze ku bijyanye n'abagore cyangwa se ku bijyanye n'abagabo. Ko niba utangiye gutoza umwana umubwira ko nyina ari mubi, kubera ko mwatandukanye, hajya umwana akura afite ibitekerezo bibi ku bagore. Umwigisha cyangwa se umutoza ko isa ari mubi, hajya akura afite ibitekerezo bibi ku gitsina gore cyangwa se ku gitsina gabo. Rero iyo habaye ku gushyira hanze amarangamutima buri wese, ufite ubushobozi akita ku bana, kandi mugakomeza kuba hafi, mukabaha rwa rukundo rwo mwatandukanye, ingaruka zigera kuri ba bana zo gutandukanya kwanyu ziba nkeya. Hanyuma urumva aho ngaho uba utanze umusanzu kuri ba bana, kubakuza neza. Ariko noneho ikintu nge ndi kugarukaho, ni abana basa naho bamaze guca akenge. Arakuganirije arakubwiye ati papa cyangwa mama, kubera icyo utabana na papa, kubera icyo utabana na mama, byagenze bite? Uramwicaje uramubwira ati rero mwana wanjye byagenze gutya, kugira ngo dutandukane na mama wawe nabonaga ko kubera ibibazo ibi n'ibi, uramubwiza ukuri nk'umwana, umubwira ati nabonaga bizagera no ku rwego dushobora umwe kubura ubuzima, biba ngombwa ko dutandukana. Icyo gihe urumva uwo mwana umubwiye ukuri kw'ibiriho. Buriya mu bijyanye n'uburere no kurera abana, hari ibyiciro bitandukanye ugenda ufasha umwana bitewe n'imyaka agezemo. Yego. Natwe dukura cyangwa se n'abandi, hari igihe umubyeyi yavugaga ati yabona umaze kugera ku myaka runaka, akwicara akakuganiriza. Nk'urugero nko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Yego. Ntabwo ushobora kuganiriza umwana w'imyaka 4 cyangwa 3, sibyo? Hari imyaka ageramo umubiri utangiye guhinduka,
ugatangira kumwicaza ukamuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. yego ni ukuvuga ngo ageze muri cya gihe wamuganiriza bya bintu akabyumva akanasobanukirwa ibyo ari byo. Kuko biba bigiye no kumubaho akamenya ngo kujya mu mihango ni iki. yego Si byo? nzitwara n'igihe nzaba Iyo ngeze mu byagenze bihe uko nk'ibi bigenda bite. yego Akubwira ati rero iyo byageze ukabona byaje ntabwo ari ikibazo. Ah. Urumva ntabwo ari ikibazo, ahubwo iyo byaje ugira gute witwara uku n'uku bitewe n'amasomo ushobora guha umwana umufasha kuri iyo ngingo. Hari imyaka ashobora kugeramo bitewe n'imyaka ukamubwira ati twicare tuganire. Mwana wanjye niyo mwaba mutaratandukanye ati mwana wanjye buriya ubuzima ni uku n'uku buriya ibi n'ibi 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 kubera ko ubona ageze mu myaka agera ikigero agezemo yabyumva. Rero no kuri ibyo ngibyo mu gihe mwatandukanye bitewe n'imyaka y'abana ushobora kutamubwira realite nyayo y'icyatumye utandukana na papa we cyangwa mama we. ukamubwira uti wenda twabonye bidakunze ko dukomezanya, ariko iyo umubwiye uko nguko no ku myaka uri mwana yatangiye kukubaza ati ndashaka umukino mwapfuye, umwana aba yakuze. urumva aba yakuze rwose hari ikigero aba agezemo. hari urwego ushobora kugeramo ukavuga uti ukabimusobanurira ko nabwo udashinja uwo mwatandukanye. yego urumva ukamusobanurira udashinja uwo mwatandukanye ko ari watumye mutandukana. ukavuga uti wenda byagenze uku nguku biba ngombwa ko tudahuje tudakomezanyije, ibi ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe ntabwo ari twe gusa, hari n'abandi, hari igihe biba ngombwa ko uwo mwashakanye wenda mudakomezanyije nibyo byatubayeho, ariko twakomeje kubitaho kandi n'ubu turacyari ababyeyi turacyakomeje no kubitaho. umwana erega umwana ukubaza ikibazo nk'icyo ngicyo ni wa mwana n'ubu ubona hari ibyo ari kubura yabonaga mukibana, ariko iyo mwakoze inshingano zanyu nyuma y'uko mutandukanye mukagerageza gushaka bya bindi mwaboneraga abana, rwa rukundo mwabahaga bwabafasha mwabahaga mugakomeza kubibaha, ntabwo umwana yapfa kukubaza icyo kibazo. sibyo? Umwana ubaza n'ubundi uvuga ati akabona ubuzima abayeho ndi kumwe na dadi mubana nari nibereho gutya, byagenda mwaransuraga ku ishuri, byagenda gutya, isabukuru yanjye mwayizihizaga gutya, ibi byinshi cyane akabona ntakiri kubibona, kumva agahinda karamwishe, kababaza ati ubundi kuki mwatandukanye. urumva ariko iyo mwakoze za nshingano zanyu mukakora rwa ruhare rwanyu nk'ababyeyi, mugashyira hanze kwa kwikunda, mugaharanira inyungu z'abana banyu, ibyo ngibyo n'ubundi ntabwo biba gake cyane. hanyuma twongere twitse cyane ku babyeyi batandukana, ariko noneho ugasanga uruhare rwabo cyangwa se imbaraga zabo bari kumvisha umwana ko mugenzi we cyangwa se uwo bashakanye ari we mubi, kugera no ku rwego noneho abana ashobora kuvuga ati ntimukajye kwa papa wanyu, ntimukajye kwa mama wanyu, mama wanyu ni mubi, papa wanyu ni mubi. aba babyeyi bo urabavugaho iki? twigeze kugikomozaho n'ubundi kirajyana n'ibyo ngibyo. ni ukuvuga ngo niba mwarateguye umushinga w'urugo no kubaka mukazakundana mukazarambana, bikaba ngombwa ko mutandukana ntibikunde, icyo ukora uzi ko urimo kuko ibyo ngibyo ni ukwangisha iki abana umubyeyi. sibyo? ariko uko byagenda kose niba yaba yaraguhemukiye ate, ntabwo abana bazaba b'uwundi mugabo cyangwa ntabwo bazaba b'uwundi mugore amaraso yabo, wa wundi n'umubyeyi wabo. ibyo ngibyo ugomba kubimenya. yego ni ukuvuga ngo kubwira abana amakosa y'umubyeyi wabo ntacyo bibafasha. yego ahubwo icyo mukora ko twavuze tuti muramutse muteye intambwe buri wese agashyira hanze ukwikunda, nta nubwo ushobora kujya kwangisha abana umubyeyi wabo, ntabwo ushobora kujya kubabwira ngo nyoko ni mubi, iso ni mubi, ibi n'ibi n'ibi n'ibi. icya mbere twabonye ni uko kwiyambura ukwikunda, ukiyambura kuvuga ngo ngiye guhemukira runaka nkoresheje abana mukabagira ikibuga cy'isibaniro. icyo gihe iyo watekereje ku nyungu z'abana kuruta inyungu zawe ku giti cyawe, icyo gihe bifasha abana, nta nubwo hazamo kukwangisha abana umubyeyi. ikindi kandi rega none se ubundi uravuga ngo urampana, ngo uranga ko mpora n'abana banjye, ngo uranga ko mbitaho, ngo uranga ko mbafasha, ubundi birazana iki mu byo nakwimye? iyo urebye ubona ntacyo nta gihari. ariko kandi hari ababyeyi nyine baba bagifite iyo myumvire, akavuga ati sha nanjye si ureba ko dutandukanye, nanjye ngiye kuguhima nk'uko wabivuze, nta mwana wanjye uzabona,
ntabwo muzigera muhura, urumva nta na telefone sinshaka no kubaguha kuri telefone, urumva n'umubyeyi uba ufite iyo myumvire muri we. urumva ibyo ngibyo urimo uravuga uti nta kintu na kimwe uzongera gukora. ubundi iyo uhombye urabyimenyera, ibyo ugendesheje urabyakira. ni ukuvuga ngo aho ngaho icyo twabonye cyatakaye ni umuryango. nifuzaga kubaka umuryango, none nkasazira mu muryango, none birakunze. menya ko uhombye nyine kuri icyo ngicyo. numara kumenya ko uhombye uvuga uti ubwo mpombye ntakunda, ariko ni gute noneho nasigaza cyangwa se nubwo mpombye uko nguko ariko hari icyo nungukiyemo. nubwo dutandukanye gutya ariko narabyaye mfite abana. aba bana banjye bo ni iki nabakorera kugira ngo bazakure neza, ntibagirweho ingaruka n'ibimbayeho. icyo gihe nyine handi bisaba kugira gute, kwigomwa, hazamo no kwigomwa. kuko nanone kubwira umuntu wumva ko ahemukiwe, wumva ko atengushywe, wumva ko hazaza, kuko gusenya urugo nawe ntabwo ari ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye. gusenya urugo ntabwo ari ikintu cyoroshye. hari abantu babifata nyine nk'ibintu bisanzwe. biranashoboka ko no mu badukurikiye haba harimo uwo byagenze gutyo, ntibikunde ko urugo rwe rukomeza kubaho. ntabwo ari ikintu cyoroshye pe, ntabwo ari ikintu cyoroshye. rero iyo byamaze kubaho, kubwira umuntu wumva ko wahemukiwe ngo atere iyo ntambwe cyangwa se yere kwirebaho, biragora, ariko nanone ni ibintu bishoboka. ni ibintu bishoboka mu rwego rwo kugira gute, rwo gufasha ba bana mwabyaye. ariko kandi wenda icyo nicyo twavuga, ariko na mbere y'ibyo ngibyo, na mbere yuko bigera kuri iyo level, ubundi mwakabaye kuba mwicara mugakora mu nzira ibintu byose byatuma mutandukana. nyine ubwo icyo gihe bya bindi byose byanze, byabaye ngombwa ko habaho gutandukana k'uwo muryango. ariko hari ikindi kintu ntekereza gishobora kuba kiri mu bituma umugabo cyangwa umugore ashaka gufata umwanzuro akavuga ati nta hantu nzongera, ntabwo bizaba ngombwa ko mpereza abana mama wabo cyangwa papa wabo. icyo ntekereza, hari nk'ukuntu ushaka kuba urugo rwakunanira, we na runaka cyangwa se runaka na runaka byakwanga, ariko noneho agashaka undi. noneho ubwo nari mbitekereje mvuga nti ahari birashoboka ko yavuga ati ese nazajya ahora abona ndi kugenda mpura nawe cyane kandi twaratandukanye, ese ntibizafekta uyu muntu mushyashya noneho turi kumwe. ntekereza ko wenda, sinzi niba nacyo kiri mu byatuma habaho abantu bagifite iyo myumvire. birashoboka, ashobora kugira ubwoba wenda bw'uko urugo rwe rushya hashobora kuzazamo ibibazo, ariko nanone ni management ukora. ntabwo wenda no wavuga ngo buri munsi ngo nzajya wenda njya urumva nimba ari weekend ugiye guhura na mama wabo cyangwa papa wabo, bitewe n'abana, wowe ushobora kumubwira uti ujye uza mu rugo ubafate. urumva ntibibe ngombwa kuvuga ngo muragiye ngo urabamushyiriye, sibyo? avuga ati abana ku munsi uyu n'undi ubashaka ujye uzubafate. n'abana bakuze kavuga utwenda iso arabashaka, cyangwa se akavuga ati natwe ushaka gusura dadi, urumva ukabohereza bakagenda bakajya gute bakamusura. abo ni abana bamaze guca akenge, ariko se b'abana bakiri bato biri bimwe ngombwa ko uri bubadeplase ukabajyana. niba ubona byagira ikibazo ku rugo rwawe rushya, kuki utamubwira uti uze ku rugo, uze ku irembo, mfata abana urasanga nabateguye, mbaguhereza ubundi bagende bagusure muganira, uzabagarure ejo, niba ari abarara, niba ari abatarara mugere muri mumarane umunsi, nanjye uze kubanzanira. ugakora iyo management. ikindi kandi n'uwo muparteneri wawe mushya nawe abazi ibyabaye, nawe agomba kumenya ibyakubayeho, ko mwabanye waratandukanye n'umugabo kandi mwari mufitanye abana, kandi nawe akifuza yuko abo bana nyine agomba kumenya ko abo bana nabo bakwiye kubona umubyeyi wabo. kuko wenda icyo nari mbivugiye ni uko usanga hari nka kesi ibaho, ugasanga ni umubyeyi w'umumama afite abana, ashatse undi mugabo, hanyuma kugera ku rwego abana bashobora gukura bazi ko uwo mugabo wo muri urwo rugo ari we papa wabo. niba ari abana wenda batoya batandukanye ari batoya, agakura azi ngo dadi n'uyu, uwo nyine babana mu rugo, kugera ku rwego nyine anabahisha ko papa wabo ari wa wundi wa nyawe. urumva aho ngaho nyine biba byapfiriye hahandi hamwe hambere mu gutandukana.
kuko iyo ubundi ntabwo uba ukwiye gukora ikosa ryo guhisha abana umubyeyi wabo, uko mwaba mwaratandukanye kose, uko byaba bimeze kose, abana ugomba kubereka umubyeyi wabo, ko hari ingero nyinshi zagiye zigaragara, umwana yamara gukura bamubwira ko burya, kuko iyo burya ukuze uyu ntabwo ari we mama wawe, burya uyu ntabwo ari we sibyo? papa Abantu wawe. baranabikubwira. Ugasanga arakariye uwo mubyeyi wamuhishe umubyeyi, ugasanga bigeze ku rundi rwego, Bimugizeho n'ingaruka. byaba bimugiraho ingaruka, Yego. sibyo? Rero ntabwo ugomba guhisha umwana umubyeyi we, Yego. uko byamera kose, ko n'ubundi ntekereza yuko niba utarahishe uwo nguwo mugiye gushakana, ko washatse umugabo mukabyarana yego. abana, Wihisha kuki wahisha n'umwana. abana umubyeyi wababyaye, sibyo? Ubwo icyo gihe ni ku bana wenda bari bakiri batoya, ariko wenda hari umwana ushobora kuba wenda yaravutse warageze muri urwo rugo, Yego. ariko n'ubundi abo mwatandukanye baciye akenge baba bamuzi n'ubundi, ntabwo bamubahisha, sibyo? Ikiba gisigaye ni ukugira gute, ni ukubaha ubwo burenganzira bwo guhura n'umubyeyi wabo. Wenda Ikindi kandi nawe mubyeyi bahaye ubwo burenganzira, ufite uburenganzira bwo kuba wahura n'abo bana, nawe ntibize kuba impamvu yo kugira gute, yo gushaka umwimura ngo uvuge ngo reka musenyere urugo rwe rundi, ngo kubera ko mfite y'abana, kubera ko ngo yarampemukiye, ngo yashatse undi mugabo cyangwa yashatse undi mugore, ngo nanjye ngiye kumwihimuramo. Oya, ibyo ntabwo bikwiye. Twamaze kubona ko inyungu zigomba kuba iz'abana, kandi ubona koko mwarabyumvikanye, ukabona buri wese arubahiriza inshingano ze ku bana, ushobora gutekereza ngo ndashaka kuba nanjye namusenyera urugo, bishobora gutuma ahubwo ubura bwa burenganzira, arakara cyangwa se umuteza n'ibindi bibazo, ugasanga ba bana n'ubundi bije kubagiraho ingaruka. Ugasanga wenda rwa rugo rushyashya abana bari barimo wenda n'umugabo we cyangwa se umugore yari yarabakiriye nta kibazo bafata nk'abana be, ahubwo ugasanga uzanyemo ibindi bibazo. Ntabwo ibyo ngibyo nabyo biba bikwiye, ntabwo biba bikwiriye. Yego. Ubwo rero n'umubyeyi, yaba umubyeyi w'umugabo cyangwa se umubyeyi w'umugore, waba ufite icyo kibazo nawe yagerageza kubitwara neza, ku buryo ari umwana atari bubirenganiremo, cyangwa se nimba waranashatse n'undi, yaba umugabo cyangwa umugore, nawe bitaza kumugiraho ingaruka kuba warigeze gushaka undi mugabo cyangwa se warigeze gushaka undi mugore ntibikunde, ntibimugireho ingaruka. Yego. Dusoza, icyo twabwira abantu cyangwa se icyo twagarukaho, ntago abantu bakwiye kubaka bavuga ngo tuzasenya. Mukwiye kubaka ahubwo muvuga muti tuzakoresha imbaraga zose, icyo bisaba cyose, kugira ngo twubake urugo rwacu rube rwiza. Hari n'abarenga bakajya kure, babona izo mpamvu wenda zatuma basenya, bakavuga ati njyewe ngiye kwemera mbe victime, ngiye kwemera mbe victime, ariko nse nk'aho bidahari mbyirengagize, kugira ngo ndere abana banjye, abana bacu mbabe hafi, tubarere mu muryango wacu. We akemera kuba victime, ariko abana be bakagira gute, bakabona uburenganzira, bagakura neza. avuga ati rero nubwo bimeze uku nguku, ndagerageza kwitwara uko nitwara, ariko abana banjye mbabe hafi. Ibyo umugore akora cyangwa se ibyo umugabo akora, ndagerageza gusa nk'utabibona, mbyirengagize, mbyihanganire, kugira ngo mbe hafi y'abana banjye, tubarere turi kumwe. Yego. Hari uwemera kuba victime muri ubwo buryo, hakaba n'uvuga ati ibi ntabwo byakunda. Hari n'urwego bigeraho ukabona ko bitakunda, avuga ati njye ntabwo byakunda ko dukomezanya, Yego. tugomba gutandukana. Aho nawe rero twahere tuganira tuvuga tuti, iyo habaye uko gutandukana, ababyeyi bakwiye kwitwara gute mu bijyanye no gufasha abana babo, kugira ngo ingaruka ziza kubageraho zijyanye no kuba ababyeyi baba baratandukanye zize kuba nkeya. Ntihabe kuba habaho kwihimura kuri mugenzi wawe ukoresheje ba bana, nyamara uzi ko urimo urahemukira mugenzi wawe, cyangwa se urimo urahana mugenzi wawe, ariko urimo urahana urubyaro rwawe. Yego. Ubwo twasoza gutyo, Yego. tubwira abantu bari badukurikiye, nimba waragize nabyita ibyago byo gushaka, ariko urugo rwawe gushaka ntabwo ari ibyago. Ndavuze ngo byo gushaka, ariko urugo rwawe ntirukomeze, ibyo ni ibyago. Twakubwira ngo ntabwo ari iherezo
ry'ubuzima bwawe ariko kandi n'abana bawe ntabwo bakwiriye kuba victim y'ibyo byabaye nibyo koko byarabaye ariko abana reka be kubigenderamo abana babone uburenganzira nk'uko busanzwe bisanzure babeho nk'abana bafite ababyeyi bombi erega buriya nuko ni ikintu kigoye ariko bara no mu buzima busanzwe hari n'ibindi byanga yego hari ibintu dukora bikanga kandi biremereye sibyo bikaba byatugeraga ariko nyuma ubuzima bugakomeza kuvuga ati ni gute turi buze kubaho muri ubu buzima nyuma y'uko ibintu byanze no kuba rero washaka ukagerageza kubaka urugo rwawe bikanga ntabwo ukwiye kwigaya ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe niba uzi ko wagerageje bikanga wakoze icyo wagombaga gukora yego ugomba ahubwo gutekereza ni gute ndaza kubaka ubuzima nyuma y'uko ibi ngibi byanze ni gute umusaruro wavuye hagati yanjye n'uwo twashakanye turi buze kuwitaho ari urwa rubyaro ni gute turi buze kubafasha kugira ngo bakure neza ntazakure avuga ati abagabo ni babi data yatandukanye na mama ntazakure avuga ati abagore ni babi mama yatandukanye na data yaramutaye ibi n'ibi urugero rumwe rwabayeho ni umugore n'umugabo kandi ubwo twari turi gusoza ariko reka nkanyuzemo baratandukanye abana bagumana na mama wabo ariko iyi saha iyo wumvise amagambo ava kuri abo bana wumva ko ari amagambo asa naho abana bafite igikomere umwana ukajya ukumva ngo n'ubundi mama yataye papa sibyo ukumva bafite igikomere ufata nk'umwana y'imyaka 3-4 ufite iyo mentalite cyangwa se iyo myumvire yo kuvuga ngo mama yataye papa uri kumva mu by'ukuri wenda iyo ubyumvise uri uwo hanze uhita wibaza uyu mwana ibi bintu yabibwiwe nandi ese iyo bicaranye uyu mubyeyi bari kumwe bahorana umunsi ku munsi aba ari kumubwira ngo iki uhita ubibona ibyo araramubwira ibyo yirirwa amubwira niba umwana w'imyaka 3-4 atinyuka kuvuga ati we wataye papa n'ubundi urumva ni ibintu biba bikomeye rero reka tubwire ababyeyi nimba uri kumwe n'umwana muhereza uburenganzira bwo kubona umubyeyi mutari kumwe wakoze cyane wakoze cyane nawe